uyu munsi reka tuganire ku mwicanyi uteye ubwoba ku isi, nanakubwire uburyo yicagamo. Ku isi hari abicanyi benshi bateye ubwoba mu mateka y'isi, ariko reka nkubwire ku witwa Ted Bundy cyangwa se Ted Bundy, bitewe n'uko we ushaka. N'umwicanyi ruharwa bamenyekanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ted Bundy kuva mu 1946 kugera mu 1989, icyamenyekanishije yari umwicanyi wicaga abakobwa n'abagore, kandi yari afite ubushobozi bwo kwiyoberekanya no kwitira umuntu muzima cyangwa umunyamujinya. Yazwiho ko afite ubwenge bwinshi, akagaragara nk'umugabo uteye neza, bituma abantu bamwizera byoroshye. Uburyo yicagamo, yakoreshaga uburyo bwo kwihumuga, akiyoberekanya nk'ufite ukuboko kumwe cyangwa se ufite inkoni, agasaba ubufasha abagore maze akabajyana. Yabiciraga ahantu hitaruye nko mu mashyamba y'inyicarubozo mbere yo kubica. Yagize ubwicanyi bwa mbere mu myaka y'1970, akorera muri leta zitandukanye nka Washington, Utah, Colorado na Florida. Yemeje ko yishe abantu barenga 30, ariko birakekwa ko bashobora kuba barenga, ko abo nabo yemeye kubera ko aribo bagiye bagaragara hirya no hino. Dore bimwe mu byamugaragaje nk'umwicanyi uteye ubwoba. Yashoboraga kugerageza gutoroka gereza inshuro 2, gusa izo nshuro zose yatorotse gereza nta nimwe yize yicuza, ahubwo yaje gukomeza ubwicanyi. Yari umugabo w'ikirenga, ariko nateye amatsiko kuko atigeze yerekana kwicuza cyangwa kubabara, ngahozwa n'ibyo akora. Wowe si we. Yakoze ubwicanyi bwe mu buryo burimo ubwenge bwinshi, ibimenyetso bigora kuba byafatwa imyaka myinshi. Iherezo ry'uwo mugabo yafashwe burundu mu 1978 nyuma y'ubwicanyi bukomeye yakoze muri leta ya Florida. Yakatiwe urwo gupfa, yicwa yicaye ku ntebe ya sheze y'amashanyarazi mu 1989 nibwo yapfuye. Ushobora kwibaza ngo ese niyo impamvu ushobora kuba yatumaga yica abantu muri ubwo buryo? Impamvu zose yagiye atanga nta n'imwe igeze yumvikana, ahubwo dore zimwe mu mpamvu zagiye zigaragazwa n'abashakashatsi. Impamvu ya mbere, ibibazo byo mu mutwe. Impamvu ya kabiri, kubura urukundo mu buto. Impamvu ya gatatu, kwifuza kugenzura no kugira abandi nabi. Impamvu ya kane, filime n'ibitabo by'ubugome. Impamvu ya gatanu, gukunda kwica nk'ibyishimo byiwe. Bwira umwicanyi wa kabiri, we yitwa Jeffrey. Uyu ni umwicanyi uteye ubwoba. We yicaga abantu anafata ku ngufu byose icyarimwe. Kora subscribe kugira ngo mbashe kuba nakugezaho umwicanyi wa kabiri. Umva inkuru unakora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni Rwego Kabiri. Kora subscribe unuke ukanda ku nzogera.